Karamvisha humura neza. umva I wish ko abantu bamenye parufe itabaho. Ubu ni umuntu wa mbere ukanze nkubwiza ukuri uhumura neza kuri no si ya Rurema. Ni amata yigendera cyane. ngira ngo nawe urabyiyumviye yuko Titi Brown aciye amazina. Ubundi ibi byose byaturutse muri iki kiganiro ndetse aho Eline yarari kumwe n'uyu mukobwa. Aya cyane ko amafaranga nkunda guhumura ashaka akunda pe. Niyo naba nambaye nabi impumura nta kibazo. Bururuta wandi wambaye neza unuka. Byari byakubaho? Njyewe nigeze kubona n'umubebe unuka. Oya mwana. Kandi arazwi. Oya. Naniyumva yumve ko muvuze Imana mbabarire. Wese urujyango yarabimenye ko nuka. Narabimubwiye. Ngira ngo nawe hano uri umuntu mukuru ucyumva aya magambo uyu mukobwa ndetse w'umudije avuze, ngira ngo itumenya kabitera kuko ndetse iki kiganiro icyo cyabanjirije uku gusebya Nyambo. Gutakurusha gusenga nakajya gutera ubwoba, takurusha kwizera nakajya gutera ubwoba, kuko buriya ngo ishyari ni murumuna wo kuroka. Bivuze ngo niyo step ya mbere, donc ishyari udafite uburozi ngo ubuhereze umuntu ngo aburye ngapfe. Ndetse byatangiye bivugwa abeshi Nyambo abanza kugenda byumvaho ndetse agira ngo ni bya bindi bisanzwe byo kuvugwa hano kuri social media. Icyo nakubwira cyo Nyambo yararize arihanagura ndetse asaba imbabazi abanyarwanda ndetse abeshi banga kumwumva. Ari nako nkubwira ngo njyewe ndagiye duhurire mu bindi biganiro.